ndajya mbabwira umuntu ufite ingorane zikomeye n'umuntu ukora icyaha nkana. Muri Bibiliya avuga ngo nidukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntabwo basigaye igitambo kindi ngo keretse gutegerezanya umujinya w'Imana, ubwoba uzarya abanzi b'Imana. Ujye utinyishwa n'iki, hari ikintu kimwe gusa kigomba kujya kigutera ubwoba, ni ukuba uri mu ruhande runyuranye n'Imana, ni ukuba Imana yagupima ntikwemere. Icyo kintu kijye kiguhindisha umushyitsi, icyo kintu kijye gituma urara udasinziriye, icyo kintu kijye gituma urya ibiryo bike, kuko ikibazo cyawe kirakomeye. Pawulo rero amahirwe yari afite arayatubwiye, yaravuze ati nuko nabikoraga mu bujiji ntarizera. Reka mbabwire, kubona Pawulo yararenganyaga abantu bakurikiye inzira ya Yesu, nta kindi kintu cyari cyihishe inyuma ngo hari n'ubundi bugome abikorera, ni impamvu y'ubujiji. Ni nayo mpamvu Imana yamubabariye. Umugani witwa umugani w'umwambaro w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Muri uwo mugani harimo ikintu cy'urubanza gikomeye, kuko muri uwo mugani haranditse ku murongo wa 10 ngo nuko umwami yinjiye kureba abantu bahamagawe abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Icyo kintu kivuga kwinjira kureba bahamagawe, bivuga urubanza. Iriya nzu abantu bahamagarwaga kuzamo ni urubanza, ni inzu y'urubanza. Kandi abantu barahamagarwaga bakagomba gukizwa no gukiranuka kwa Yesu Kristo nk'umwenda bambaraga. Umuntu ufite gukiranuka kwa Yesu Kristo wenyine niwe wemerwa mu rubanza. Ariko ngo yaraje abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, kandi uko kuza gusuzuma ni urubanza kagenzuzi. Urubanza rugomba kwemeza abagomba kuzajya mu ijuru n'abatazajyayo. Munsi y'imongano uzaba urimo ugera ku musozo, kuko munsi y'imongano ubamo ibintu bitatu. Icya mbere ni ukujya guhumanura ubuturo bwera ukoresheje amaraso atavugiweho ibyaha, arimo aminjagirwa hejuru y'ayavugiweho ibyaha mu mwaka wose. Imbabazi abisirayeli babonaga buri munsi zabaga ari iz'agateganyo. Imbabazi za burundu zaboneka ku munsi y'imongano, nibwo icyaha cyabaga cyakuwe mu Isiraheli, nyirabayazana wacu akakikorera akajyana nacyo. Nibwo bavugaga bati ahwi turakijijwe. Reka mbabwire, muri Bibiliya hari isomo rivuga ngo hahirwa umuntu wababariye ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Iryo jambo rivuga ngo bigatwikirwa rivuga yuko bitagiye kure ye. Ni ryari imbabazi z'umuntu zemezwa? Ni igihe urubanza rwe rugeze. Ariko buri munsi uko abantu bihannye barababarirwa, Imana ikabaha ibyiringiro ko babariwe, ariko urubanza nirwo ruzatanga umwanzuro wa nyuma. Ni nayo mpamvu hari abantu bazaba barababariwe baranditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko urubanza nirubageraho, ari nacyo mpamvu rwitwa kagenzuzi. Ruzagenzura niba bakwiriye kuguma mu gitabo cy'ubugingo cyangwa niba bakwiriye kugikurwamo. Buri munsi abisirayeli barababarirwaga bakandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ariko izo mbabazi zikitwa gateganyo. Izo mbabazi zabaga zibaye za burundu ku munsi w'impongano, kuko ku munsi w'impongano icyaha cyakurwaga mu Isiraheli, kandi nyiracyo wakizanye yarakikoreraga. Icyitonderwa, umuntu wabaga atarihannye mu mwaka wose, ibyaha bye ntabwo ihene ya Zazeri yabyikoreraga, nyirabyo byaramurimbuzaga. Ni nayo mpamvu abantu badakoresha amahirwe uyu munsi yo kugira ngo bihane ibyaha byabo bizagerekwe kuri Satani. Ntabwo Satani azabyikorera, bene byo bazabyiyikorerera. Ariko Imana izakomeza kubabwira, bamwe bazajya bahindukira igihe babwiwe, bazajya bacika amadini yabo n'imiryango yabo, inkorera gato zizajya zicika ba shebuja, bazavuga bati dukeneye ukuri, kandi ukuri gusa. Mbese nshuti yanjye, ikibazo ufite ni ubujiji. Niba ufite ubujiji, Imana izakujijura. Ariko niba ikibazo ufite atari ubujiji, ndagira ngo nkubwire ko ikibazo cyawe kirakomeye. Tugiye kureba ibyerekeranye n'urubanza. Reka nanone mu buryo bwo gusaba Imana kudufasha ngo tubyumvire ku murongo wabyo, dusenga Imana. Mana yacu, turagushimye nanone kuko tugifite amahirwe yo kuvuga ijambo ryawe no kuryumva, nubwo tuzi ko ayo mahirwe atazahoraho, ariko tugushimiye ko uyu mwanya uduhaye kugira ngo turibumbure. Turagusabye ngo Umwuka Wera abane natwe, yaba abagiye kuritega amatwi, yaba nanjye ugiye kurivuga, twese ubufasha bwawe bugere ku mitima yacu. Reka uturinde kuninira ijambo ryawe, tutihamagarira kurimbuka,
ahubwo twumve inama ritugiye tuzihagararemo kugira ngo rizaduheshe ubugingo igihe uzaba ugarutse. Dusabiye umugisha umuntu wese uzatega amatwi iki cyigisho kugira ngo umwuka wera azakorane n'umutima we kandi azamenye yuko isi igeze ku musozo, azamenye ko urubanza rugiye kurangira kandi buri wese rukazaba rufite uruhande ruzamushyiramo, buri wese azaba ari mu ruhande rwiza kubwo kubihitamo no kubwo kubiharanira, kugira ngo kwerezo ry'uru rugendo nuhagarara ku bicu tuzishimire kugusanganira, tubisabye mu izina rya Yesu, amena. Mu gihe tugiye kureba icyigisho cy'urubanza, tugiye gusoma isomo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli mu gice cya 7, dusome ku murongo wa 9, amagambo afite umutwe uvuga ngo Daniyeli abona umukuru nyir'ibihe byose. Haranditse ngo nkomeza kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami, haza umukuru nyir'ibihe byose aricara. Imyambaro ye yeraga nka sheregi kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana. Imbere ye hatembaga umuriro uduhumbagiza baramukoreraga kandi inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere. Ndagira ngo mbwire abantu bateze amatwi ijambo ry'Imana muri uyu mwanya yuko Daniyeli yagize amahirwe yo kwerekwa ibibera mu rubanza rwo mu ijuru. Mu gihe yitegerezaga yabonye umukuru nyir'ibihe byose yicaye ku ntebe, kandi uyu mukuru nyir'ibihe byose ni data wa twese. Iyi ntebe yari yicayeho ni intebe y'urubanza. Mu gihe yakomeza kwitegereza bagashyiraho intebe z'ubwami, hakaza umukuru nyir'ibihe byose akicara. Imyambaro ye yera nka sheregi kandi umusatsi usa n'ubwoya bw'intama bwera. Intebe y'ubwami bwisa n'ibirimi by'umuriro n'inziga zayo zisa n'umuriro ugurumana. Imbere hatemba umuriro uduhumbagiza bamukorera kandi inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere. Iri somo rivuga ingingo zigize urubanza zikavuga n'ibintu birugaragaramo. Icyambere gihari nuko hari umucamanza wicaye ku ntebe y'urubanza, umukuru nyir'ibihe byose wicaye ku ntebe y'urubanza. Ikindi kintu gihari nuko abacirwa urubanza nabo barahari. Aya magambo avuga ngo inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere, niyo magambo avuga yuko abantu bose bavukiye kuri iyi si bagomba kuzanyuzwa imbere y'intebe y'urubanza y'Imana. Aya magambo avuga ngo inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere, ni nayo magambo umugaragu w'Imana Pawulo yanditse mu rwandiko rw'Abakorinto, aho yavuze ngo kuko twese, iryo jambo rirakomeye, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Ni nayo magambo avuga ngo inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere, kandi bagakomeza ngo imanza zirashingwa ibitabo birabumburwa. Niko umurongo wa 10 usoza uvuga. Inshuro inzovu bari bamuhagaze imbere, imanza zirashingwa ibitabo birabumburwa. Indi ngingo ikomeye igaragaye muri iri somo ni ibitabo. Kandi uru rubanza ntabwo rukora ibintu mu mutwe, ahubwo uru rubanza rufite ibitabo byanditsemo ibintu aba bantu bagomba kunyuzwa imbere y'urubanza bakoze, maze ibitabo birabumburwa kugira ngo amakuru y'abo bantu yerekeranye n'urubanza agaragare. Iyi ni ingingo ya 3. Hari umucamanza wicaye ku ntebe y'urubanza, hari abacirwa urubanza bahagaze imbere y'iyo ntebe. Inshuro inzovu bivugwa wavukiye kuri iyi si wese. Icya 3, hari ibitabo bigomba gutanga amakuru ku byerekeranye n'uru rubanza. Ikindi kintu gikomeye, iyo urebye ku murongo wa 13 haranditse ngo hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyir'ibihe byose wicaye ku ntebe y'urubanza, bamumugeza imbere. Uyu nanone ni Yesu Kristo, agomba kuza muri uru rubanza kugira ngo ahinduke avoka, avuganira abantu bose bamwizeye kugira ngo urubanza rwabo rusoze neza. Izi ngingo turebye mu rubanza nk'uko Imana yazishuriye Daniyeli, reka twongere tubumbure mu byahishuwe mu gice cya 4 turebe uko Imana yabihishuriye Yohana. Ibyahishuwe igice cya 4 turahera ku murongo wa 1. Nanone hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Haranditse ngo hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda, rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Umurongo wa 2, muri ako kanya mba mu mwuka cyangwa mwiyerekwa, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho. Aya magambo avuga kimwe rwose nayo Daniyeli yanditse. Uwari uyicayeho
yasaga n'ibuye ryitwa yasipi, na hariya twabonye uko Daniyeli yamuvuze uko yamubonye. Aravuze ngo yasaga n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombya rugose iyo ntebe wasaga na simaragido. Kugira ngo umuntu arebe Imana ashobore kuyivuga uko iri ntibyoroshye. Niyo mpamvu Daniyeli afite ukuntu yabashije kubisobanukirwa, Yohana afite uko yabashije kubisobanukirwa, ariko bose babonye umukuru nyir'ibihe byose yicaye ku ntebe y'urubanza. Ikindi kintu Yohana yavuze gikomeye kuri uyu murongo wa mbere, haranditse ngo ngiye kubona mbona urugi rukinguye. Uru rugi ndagira ngo twongere turitekerezeho. Uru rugi rufitanye isano n'inzugi zabaga mu buturo bwera, cyane cyane ko uru rubanza turi buze gusanga rufitanye isano n'ubuturo bwera. Mu buturo bwera habaga inzugi 3. Urugi rwa mbere rwabaga mu marembo y'ubuturo bwera, urugi rwa kabiri rwabaga mu muryango w'ubuturo bwera, urugi rwa gatatu rwabaga hagati ya hera na hera cyane cyane ko ubuturo bwera bwari inzu igizwe n'ibyumba bibiri, icyumba bita hera n'icyo bita hera cyane. None muri izo nzugi ni uruhe bavuga rwakinguwe? Ni urwabaga hagati ya hera na hera cyane, rwatumaga abantu badashobora kureba hera cyane. Nirwo Yohana yagiye kubona, abona rurakinguye, abona intebe mu cyumba cyahera cyane. N'ubundi niho ubwiza bw'Imana bwabaga ku ntebe y'ihongerero. Ikintu gitangaje rero, Yohana yagiye kubona, abona uwicaye ku ntebe asa na yasipi, ndetse n'ibuye ryitwa yasipi n'iryitwa sarudiyo, umukororombya rugose iyo ntebe wasaga na simaragido. Murongo wa 4, iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbonaho abakuru 24 bicayeho bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu. Ni abahamya mu rubanza. Kuri iyo ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, kandi amatabaza 7 yaka umuriro yamurikiraga imbere y'iyo ntebe. Ayo matabaza 7 niyo myuka 7 y'Imana. Imbere y'iyo ntebe hari igisa n'inyanja y'ibirahure. Kindi kintu gikomeye kiri mu rubanza. Aya magambo avuga ngo imbere y'intebe hari igisa n'inyanja y'ibirahure, ni nayo magambo Daniyeli yavuze ngo inzovu bari bamuhagaze imbere. Imbere y'intebe hari igisa n'inyanja y'ibirahure. None se kuki yakoresheje inyanja y'ibirahure? Iyo Bibiliya ivuga inyanja, cyane cyane mu bitabo by'ubuhanuzi, ibivuza abantu benshi. Niko byanditse mu Byahishuwe mu gice cya 17, haranditse ngo y'amazi wabonye niyo moko n'amateraniro y'abantu. Kuba rero ari inyanja y'ibirahure, ni abantu benshi cyane, ariko bagaragara imbere y'Imana nk'abambaye ubusa. Nk'uko umuntu areba mu kirahure akamena akareba hakurya, niko abantu iyo bari imbere y'iyi ntebe baba bameze. Ntacyo bashobora guhisha ngo kitagaragara, ahubwo byose biba bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Turi buze kubireba. Imbere y'intebe rero yahabonye igisa n'inyanja y'ibirahure, kandi ubwo yari arimo arenguriza ku bantu bose bazavukira muri iyi si, kuva kuri Adamu waremwe kugeza ku muntu wa nyuma uzabaho, bose bazanyuzwa imbere y'intebe, kandi izina rya buri muntu wese rizafatirwa umwanzuro wo guhabwa ubugingo cyangwa se kurimbuka. Niyo mpamvu bifitanye isano n'ishungura twabonye. Umuntu wese ushyizwe ku ruhande n'ishungura yuko atemewe, urubanza rwe ruba rurangiye. Umuntu wese wemewe, ishungura rikamusiga mu murongo muzima, urubanza rwe ruba rurangiye, kandi aba yemewe ahita ahabwa n'ibyangombwa byose bizatuma arangiza urugendo adasubiye inyuma. Cyo ni ikindi kintu gikomeye. Hari umukuru nyir'ibihe byose wicaye ku ntebe y'urubanza, hari abacirwa urubanza, kuko imbere y'intebe y'urubanza hari igisa n'inyanja y'ibirahure, kandi hari abakurikirana urubanza, kuko iyo ntebe igoswe n'izindi 24. Ndetse ngiyo habayeho gucirirwa umuntu urubanza, ngo babakuru bikubita hasi bakaramya Imana bati, Imana urakiranuka, imanza zawe ni iz'ukuri, nta gukiranirwa kuzirimo, nta mwijima na muke uzirimo. Nshuti yanjye muvandimwe, ndajya mbabwire ko ibibera mu ijuru bitureba cyane. Abantu benshi babona bavukira muri iyi si, ariko ntibazi ko mu ijuru hari ibintu biri kuhabera bibareba. Kimwe muri byo ni ishungura. Ryaratangiye kandi rirakomeje. Icya kabiri ni urubanza. Rwaratangiye mu cya 844, nibwo rwa rugi rwakinguwe, rumwe rwabaga hagati ya hera na hera cyane. Nituza kugera ku buturo bwera muri buze kumva ibintu ndi kubabwira neza. Kiri kintu kiri muri uru rubanza, igice cya 5 cy'Ibyahishuwe, umwana w'intama n'igitabo cyafatanishijwe ikimenyetso. Mbona niyicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo. Nanone muri uru rubanza harimo ibitabo.
byanditsemo ibyo abantu bakoze, kandi ibi bitabo bigomba gusomerwa imbere y'urubanza kugira ngo umuntu atsindishirizwe cyangwa acirweho iteka, kugira ngo izina rye ryemerwe cyangwa rihakanwe. Mbona nicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditsemo ibyo twakoze, kandi bigomba gusomerwa mu rubanza. Ikindi kintu gihari, mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanishije? Havuga uburyo habuze uwo mu ijuru n'uwo mu isi n'uw'ikuzimu, maze ngo igihe Yohana yariraga ababajwe n'uko hatabonetse umuntu waboneka ngo abumbure icyo gitabo, ngo yarabwiye ngo wirira, intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, kugira ngo abumbure icyo gitabo kandi amene ibimenyetso bigifatanishije. Uwo ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu isomye mu gice cya 6 haravuga ngo ibimenyetso bimenwa ngo igitabo kibumbuke. Yesu niwe waje akura cya gitabo mu kuboko kwa Data wa twese kugira ngo akibumbure, iby'urubanza bibone gicibwa. Nanone rero aha turimo turabona avoka Yesu aza mu rubanza, kandi akaza kubera ubwoko bwe umugaba n'umurengezi n'umuvugizi. Niyo mpamvu izi ngingo z'urubanza zose zuruzuye, yaba mu gitabo cya Daniyeli mu gice cya 7 umurongo wa 9, yaba no mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 4, icya 5 n'icya 6. Ibyo bice bitatu mu byahishuwe byose bivuga ibintu bibera mu cyumba cy'urubanza. None se ushobora kwibaza uti, iby'urubanza bimeze bite? Amakuru yabyo ni ayahe? Ndagira ngo nkumenyeshe yuko urubanza ruzabaho mu buryo butatu. Urubanza rwa mbere rurimo ruraba uyu munsi, kandi ruri kuba uyu munsi rwitwa urubanza kagenzuzi. Rugomba gufata umwanzuro ku muntu wese guhabwa ubugingo kwe cyangwa kurimbuka kwe. Urubanza rwa kabiri ruzabaho mu gihe cy'imyaka 1000 abakiranutsi bari mu ijuru. Urwo rubanza ruzaba rureba abanyabyaha gusa, mu gihe urubanza ruri kuba uyu munsi n'urwo kugira ngo rwerekane abantu bagomba kuzajya mu ijuru, nubwo runafatira umwanzuro abazarimbuka, ariko ntacyo ruvuga ku bazarimbuka. Urubanza rw'abazarimbuka ruzabaho mu gihe cy'imyaka 1000. Urubanza rwa gatatu ruzabaho nyuma y'imyaka 1000, igihe abanyabyaha bazaba bagiye kurimbuka. Urubanza ruzaba rugiye kuvuga umwanzuro w'ibyabaye mu myaka 1000. Nguko uko urubanza ruteye. Tugiye kwibanda cyane ku rubanza rurimo ruba uyu munsi, urwo bita kagenzuzi. Ariko mbere yuko tubigeraho, ndagira ngo tubanze turebe ibyabaga ku munsi w'impongano mu buturo bwera. Bisaba yuko abantu baba baziho ubuturo bwera, amateka yabwo. Ariko mu buturo bwera hari imirimo yakorwaga buri munsi n'iyakorwaga rimwe mu mwaka. Iyo yakorwaga rimwe mu mwaka aribwo hakingurwaga rwa rugi rwatandukanyaga hera na hera cyane. Umutambyi akinjira hera cyane rimwe mu mwaka. Yabaga agiye guca urubanza, kuko buri munsi abantu bazanaga ibitambo bakababarirwa, ariko ku munsi w'impongano rimwe mu mwaka nibwo urubanza rwacibwaga, hakanzurwa ngo aba barababariwe, aba ntibababariwe. Kuri uwo munsi rero habaga ibintu bikomeye, nibyo tugiye gutindaho cyane, kandi hari amasomo tugiye gusoma yo mu gitabo cy'Abalewi. Nitumara kuyasoma turayasesengura. Ndasaba Imana kugira ngo imfashe ayo masomo yumvikane neza, kugira ngo iri somo ry'urubanza ribashe kumvikana neza. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abalewi mu gice cya 16, maze dusome amagambo avuga ngo ibyabaga ku munsi w'impongano. Ndabasaba gutega amatwi cyane no gusaba Imana kubibafashamo, kuko mwebwe mutabyiyumvisha. Amategeko y'umunsi w'impongano niyo ngiye kubasomera, ariko ndagenda nsoma imirongo mikeya bitewe nuko n'umwanya uba utari muremure. Uwiteka abwira Mose hanyuma yo gupfa kw'abana ba Aroni 2, ubwo bigiraga hafi imbere y'Uwiteka bagapfa. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni mwene so ye kujya yinjira igihe ashakiye cyose aheraho hirya y'umwenda ukinze. Uyu mwenda ni wo muryango navugaga. Ntabwo binjiraga aho hantu igihe cyose, ahubwo bahinjiraga rimwe mu mwaka. Imbere y'intebe y'ihongerero, niyo ntebe nababwiraga y'urubanza, ntabwo agomba kwinjirayo igihe cyose iriho isanduku yera adapfa, kuko nzabonekera kuri iyo ntebe y'ihongerero ndi muri icyo gicu, uku aba ari ko Aroni agenza ngabone kwinjira aho hera.
yenda ikimasa cy'umusoreho igitambo cyo kwitambirira ibyaha, n'isekurume y'iheneho igitambo cyo koswa. Bakavuga uko yagombaga kwambara maze agakurikiza aya mategeko. Yaka iteraniro ry'Abisiraheli amasekurume y'ihene abiri, bwo n'umurongo wa 5, w'ibitambo byo gutambirwa ibyaha, n'isekurume y'intama imwe w'igitambo cyo koswa. Aroni amurike cya kimasa cyo kwitambirira ibyaha, yihongerane n'inzu ye, maze ajyane za hene zombi azishyira imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Aroni afindira izo hene zombi, icyo afindisha kimwe cyerekana iy'Uwiteka, ikindi cyerekana iyo koherwa. Aroni amurika ihene ifindiwe kuba iy'Uwiteka, ayitambeho igitambo gitambirwa ibyaha, maze ifindiye koherwa ishyirwe imbere y'Uwiteka ari nzima, ngo ihongererwe ibyaha, yoherezwe mu butayu koherwa. Aya mategeko murayumvise nsomye. Aroni yagombaga kwaka iteraniro ry'Abisirayeli amasekurume abiri, yarangiza akagira ikintu akoresha ubufindo, maze ihene imwe ikaza kubiza gushushanya Uwiteka ikajya mu cyimbo cya Yesu, indi ikaza kuba ariyo koherwa ikajya mu cyimbo cya Satani. Muzi yuko buri munsi abanyabyaha babaga bimenyeho ibyaha byabo, bazanaga ihene cyangwa intama, bakarambika ibiganza byabo mu ruhanga rw'iyo hene, bakayaturiraho ibyaha byabo, maze barangiza bakayisogota. Iyo hene cyangwa iyo ntama ikaba igiye mu cyimbo cyabo, ishushanya Yesu uzapfa mu cyimbo cy'abanyabyaha. Niko byagendaga buri munsi ku munyabyaha wabaga wakoze icyaha kandi akakimenyaho. Ariko ku munsi w'impongano ho byabaga bifite umwihariko. Ku munsi w'impongano rimwe mu mwaka, ubwo umutambyi yakaga Abisirayeli amasekurume abiri, imwe ikaba ishushanya Yesu, indi ikaba ishushanya Satani. Yarangiza agafata ya yindi ishushanya Yesu akayica. Icyitonderwa, ntabwo bwo ku munsi w'impongano iyo hene ishushanya Yesu ntiyavugirwagaho ibyaha, yaricwaga ariko itavugiyeho ibyaha. Mu gihe buri munsi bwo ayo matungo yabaga ashushanya Yesu yavugirwagaho ibyaha n'umunyabyaha wayizanye, kandi akaba ari nawe wica iryo tungo. Ariko ku munsi w'impongano, kubera yuko habaga hagiye gukora icyo bita kweza ubuturo bwera cyangwa kubuhumanura, niyo mpamvu ihene yicwaga bwo ntabwo yabaga yavugiweho ibyaha, yabaga ari amaraso atavugiweho ibyaha agiye kumenwa hejuru y'ayavugiweho ibyaha mu mwaka wose, kugira ngo akore icyo bita guhumanura. Ibiramamba ahubwo kuri uwo munsi w'impongano ibyaha byavugirwaga ku ihene iza koherwa ishushanya Satani. Turi burebe icyo bivuga. Maze agakora icyo kintu, iyo hene akayica ishushanya Yesu, maze yafindiye koherwa ishyirwa imbere y'Uwiteka ari nzima, ngo ihongererweho ibyaha, yohererwe mu butayu 11. Aroni amurike cya kimasa akagitamba, akikiranura n'Imana we n'umuryango we. Yarangiza umurongo wa 15, maze abikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu, n'imwe ishushanya Yesu itavugiweho ibyaha, ajyana amaraso yayo hirya ya wa mwenda ukinze ahera cyane, nibwo yahakinguraga, ayagenze nk'uko yagenje aya cya kimasa. Icyitonderwa, iyi hene yabaga ishushanya Yesu, kandi yabaga igiye ayo maraso bayamishaga aho bagiye bamisha amaraso y'abanyabyaha mu mwaka wose, none haya ngaya akamishwaho kugira ngo ahumanure ubuturo bwera kandi akure ibyaha ku Bisiraheli. Byabaga bivuga yuko Abisiraheli bazaga ku buturo bwera ari abanyabyaha, ibyaha bakabyikuraho mu buryo bwo kurambika ikiganza ku itungo no byaturiraho ibyaha, bakabyikuraho bakabishyira kuri iyo hene ivuga Yesu. Yesu niyo mpamvu yikoreye ibyaha byacu. Barangiza kuyica, umutambyi agafata amaraso y'iyo hene yishwe akagenda akayamisha mu buturo bwera, bivuga yuko ibyaha n'ubwo uwo muntu abibabariwe, ariko atabibabariwe burundu, biracyabitse mu buturo bwera. Niyo mpamvu ku munsi w'impongano ari wo munsi w'urubanza, nibwo umwise yamenyaga ko ibyaha bye byababariwe burundu, ibyaha bye byahitaga bikurwa mu Isiraheli bikagerekwa kuri nyirabayazana, ihene yitwa Zazeri yashushanyaga Satani, ikoherwa, icyaha kikaba kivuye mu Isiraheli burundu. Rero icyo kintu kirakomeye cyane, kandi ni nabyo uyu munsi biri kubera mu ijuru.
ndagira mbabwire yuko kuva mu mwaka w'844 kugeza uyu munsi turi mu munsi w'impongano. Ariko umunsi w'impongano waberagamo ibikorwa bigera muri bitatu. Igikorwa cya mbere cyabaga ku munsi w'impongano ni ukuvanwaho kw'ibyaha mu buturo bwera. Byagendaga bitese, byagendanaga n'urubanza rwa mbere ari rwo rwitwa urubanza kagenzuzi, ari narwo rugize icyiciro cy'urubanza rugomba kuba uyu munsi mbere y'uko Yesu agaruka. Uru rubanza rwitwa kagenzuzi kubera ko amazina yanditse mu gitabo cy'ubugingo ku munsi w'impongano yaremezwaga none uko akwiriye kwandikwamo by'iteka ryose cyangwa se y'uko akwiriye guhanagurwamo. Kuri uyu munsi rero igikorwa cya mbere cyabaga ni ukujya gukura ibyo byaha mu buturo bwera bamena amaraso atavugiyeho ibyaha hejuru yayavugiyeho ibyaha mu mwaka wose. Umunsi w'impongano werekanaga guhanagurwa kw'ibyaha byicujijwe mu buturo bwera. Abizera gito bagaragaraga, abizera nyakuri hamwe n'umushyikirano wabo na Yesu nabyo bikagaragara, bamwe bakemerwa abandi ntibemerwe. Icyo ni igikorwa cya mbere cyabaga ku munsi w'impongano, kujya gukura ibyaha mu buturo bwera bamena amaraso atavugiyeho ibyaha hejuru yavugiyeho ibyaha. Icya kabiri, iyo yamaraga gukora uwo muhango wo kujya guhumanura ubuturo bwera akoresheje amaraso ya hene, yahitaga asohoka, yarangiza agafata ya hene nzima ishushanya Satani akayaturiraho ibyaha byose byihanwe mu mwaka. Reka nsome icyiciro cya mbere cyabaga ku munsi w'impongano muri Bibiliya ku murongo wa 15 w'igice cya 16. Maze abikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu, ajyana amaraso yayo hirya ya wa mwenda ukingiriza hera cyane, ayagenze nk'uko yagenje ya cya kimasa, ayaminjagire ku ntebe y'ihongerero n'imbere yayo. Nuko ahongerera hera kubwo guhumana kw'Abisirayeli kwinshi no kubw'ibicumuro byabo, kubw'ibyaha bakoze byose, aba ari nako agenza ihema ry'ibonaniro. Ubwo arimo arakora umurimo wa mbere ukorwa ku munsi w'impongano wo gukura ibyaha mu Bisirayeli, ribana nabo hagati yo guhumana kwabo kwinshi. Ntihakagira umuntu uba mu ihema ry'ibonaniro Aroni agiye kwinjira hera kuhahongerera ibyaha kugeza ahasohokeyeyo, amaze kwihongererana n'inzu ye n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose, mbese icyaha gikuyemo, kandi asohoke ajye ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka agihongerere, nacyo agikureho ibyaha kubera amaraso yabaga yarakimenweho nacyo. Yende ku maraso ya cya kimasa no ku ya hene ayashyire ku mahembe y'icyo gicaniro impande zose, kandi akiminjagizeho urutoki ayo maraso karindwi, agihumanure akeze, gikurwaho guhumana kw'Abisirayeli kwinshi. Nguyu umuhango wa mbere wabaga ku munsi w'impongano wo gukura ibyaha mu buturo bwera no mu Bisirayeli. Narangiza uyu muhango rero, umurongo wa 20, amaze guhongerera hera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, amurike ya hene nzima. Iki ni igikorwa cya kabiri cyabaga, kandi ibi byose birimo biraba uyu munsi. Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene n'imwe ishushanya Satani nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kose kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose, abishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayihe umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu ayohere. Iyi hene yo ntabwo yicwaga, hicwaga ihene ishushanya Yesu, ishushanya Satani ntiyicwaga. Ndagira mbabwire ko kuva mu cya 844 Imana yatangiye kubabarira abantu ibyaha byabo, kandi ndagira mbabwire yuko ku musozo w'umurimo Yesu azasohoka mu buturo bwera, n'umutambyi yahitaga asohoka mu buturo bwera. Yesu nasohoka mu buturo bwera bizagenda bite? Ibyaha bizakurirwa kuri nyirabayazana Satani, bizakurirwa kuri nyirabayazana Satani. Uyu munsi urubanza rurimo ruraba. Ndagira ngo mutekereze umugani wanditse muri Matayo mu gice cya 22, umugani witwa umugani w'umwambaro w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Muri uwo mugani harimo ikintu cy'urubanza gikomeye, kuko muri uwo mugani haranditse ku murongo wa 10 ngo nuko umwami yinjiye kureba abantu bahamagawe, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Icyo kintu kivuga kwinjira kureba bahamagawe, bivuga urubanza. Iriya nzu abantu bahamagarwaga kuzamo ni urubanza, ni inzu y'urubanza.
kandi abantu barahamagarwaga bakagomba gukizwa no gukiranuka kwa Yesu Kristo nk'umwenda bambaraga. Umuntu ufite gukiranuka kwa Yesu Kristo wenyine niwe wemerwa mu rubanza, ariko ngo yaraje abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, kandi uko kuza gusuzuma ni urubanza kagenzuzi, urubanza rugomba kwemeza abagomba kuzajya mu ijuru n'abatazajyayo. Urwo rubanza rurimo ruraba uyu munsi, rumaze imyaka irenga 170 rutangiye. Umutambyi wacu mukuru yaragiye mu cyumba cya kabiri, kandi umwenda warakinguwe, maze na Yohana abona yinjiyeyo neza neza. Umwenda warakinguwe, Yohana abona umutambyi wacu mukuru yinjiye ahera cyane, agiye gutangira umurimo w'ubucamanza. Maze ariko mu gihe urwo rubanza rurimo ruba, umutambyi wacu akaba akiri mu cyumba, agomba kuzasohoka agakora umurimo umutambyi yakoraga asohotse. Uwo murimo ni uwuhe? Amaze guhongerera hera n'ihema ry'ibonano n'igicaniro. Ubwo ni igihe se azaba amaze kutubabarira twese abo kubabarirwa, abantu bose bamaze kubabarirwa, ikibazo cy'icyaha cyose kimaze kubonerwa igisubizo, Yesu azahita asohoka, n'umutambyi ahita agasohoka, amaze guhongerera hera, amaze guhongerera igicaniro, amaze guhongerera Abisirayeli gukiranirwa kwabo kubavuyeho, ibicumuro byabo bibavuyeho, ibyaha byabo bibavuyeho. Yahita agasohoka agakora umurimo wa kabiri ugomba gukorwa ku munsi w'impongano. Umurimo wa kabiri ni uwuhe? Amaze guhongerera hera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, amurike ya hene nzima, ishushanya Satani y'ihene. Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose, abishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayiha umuntu witeguriye ibyo. Ntabwo ihene yicwaga, ahubwo yaroherwaga. Ndajya mbabwire yuko Yesu nasohoka mu buturo bwera, umunsi w'impongano urimo urangira, ibyaha abantu bihaniye byose bizagerekwa kuri Satani nyirabayazana, kandi ntabwo Satani azicwa, ahubwo azasigara muri iyi si wenyine. Nicyo cyitwa koherwa kw'ihene ya Zazeri ntiyicwe. Munsi w'impongano uzaba urimo ugera ku musozo, kuko umunsi w'impongano ubamo ibintu bitatu. Icya mbere ni ukujya guhumanura ubuturo bwera ukoresheje amaraso atavugiweho ibyaha, arimo aminjagirwa hejuru y'ayavugiweho ibyaha mu mwaka wose. Imbabazi Abisirayeli babonaga buri munsi zabaga ari iz'agateganyo. Imbabazi za burundu zaboneka ku munsi w'impongano, nibwo icyaha cyabaga cyakuwe mu Isiraheli, nyirabayazana wacu akakikorera akajyana nacyo. Nibwo bavugaga bati ahwi turakijijwe. Reka mbabwire, muri Bibiliya hari isomo rivuga ngo hahirwa umuntu wababariye ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Iryo jambo rivuga ngo bigatwikirwa rivuga yuko bitagiye kure ye. Ni ryari imbabazi z'umuntu zemezwa? Ni igihe urubanza rwe rugeze. Ariko buri munsi uko abantu bihannye barababarirwa, Imana ikabaha ibyiringiro ko babariwe, ariko urubanza nirwo ruzatanga umwanzuro wa nyuma. Ni nayo mpamvu hari abantu bazaba barababariwe, baranditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko urubanza nirubageraho, ari nacyo mpamvu rwitwa kagenzuzi. Ruzagenzura niba bakwiye kuguma mu gitabo cy'ubugingo cyangwa niba bakwiye kugikurwamo. Buri munsi Abisirayeli barababarirwaga bakandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ariko izo mbabazi zikitwa gateganyo. Izo mbabazi zabaga zibaye za burundu ku munsi w'impongano, kuko ku munsi w'impongano icyaha cyakurwaga mu Isiraheli, kandi nyiracyo wakizanye yarakikoreraga. Icyitonderwa, umuntu wabaga atarihannye mu mwaka wose, ibyaha bye ntabwo ihene ya Zazeri yabyikoreraga, nyirabyo byaramurimbuzaga. Ni nayo mpamvu abantu badakoresha amahirwe uyu munsi yo kugira ngo bihane ibyaha byabo bizagerekwe kuri Satani. Ntabwo Satani azabyikorera, bene byo bazabyiyikorerera. Ariko abantu bazaba barakoresheje amahirwe maze bakihana, igihe Yesu azaba asohotse mu ruturo bwera ajya gukora umurimo wa kabiri ukorwa ku munsi w'impongano, ibyo byaha bizagerekwa kuri nyirabayazana wabyo, Satani. Reka twumve uko bavuze mu Byahishuwe mu gice cya 20 umurongo wa 4, maze turebe icyo bavuze kuri Satani igihe urubanza umugabane wa kabiri ruzaba rurimo, urubanza ruzaba mu myaka 1000. Haranditse ngo Ibyahishuwe 20 umurongo wa 4,
mbona intebe z'ubwami mbona bazicaraho. Urumva ko nano baravuga nka hahandi uru ni urundi rubanza, n'iyindi kategori y'urubanza izabaho mu myaka 1000. Mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka b'Imana na Kristo imyaka 1000. Uwo niwo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazabatambye b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo imyaka 1000. Nshuti yanjye muvandimwe, hari urundi rubanza ruzaba mu myaka 1000, kandi urwo rubanza rwo ruzaba ruri kureba iby'abanyabyaha gusa. Uyu munsi urubanza ruriho n'urwo kureba iby'abakiranutsi, niba bakwiye kuguma mu gitabo cy'ubugingo, niba kwihana kwabo baragukomeho cyangwa baraje kukuvaho. Kandi imbabazi z'umuntu zemezwa ku munsi w'urubanza rwe, nibwo imbabazi ze zihabwa umwanzuro wa nyuma. Reka dusome umurongo wa 11 w'icyo gice. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso yayo, ahabyo ntihabakiboneka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa. Uru ni urubanza rwa kabiri ruzaba mu myaka 1000, kandi urwo rubanza n'abakiranutsi bazaruca bafatanyije na Kristo. Rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 2. Ntimuzi yuko abera bazacira bise urubanza, kandi ubwo ari mwe muzacira bise urubanza, ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi? Ntimuzi yuko tuzacira abamarayika urubanza nkanswe iby'ubu bugingo? Mu myaka 1000 abantu b'Imana bazaba barimo baca urubanza rw'abanyabyaha. Abanyabyaha bose bazaba barapfuye, abakiranutsi baragiye mu ijuru. Urubanza rubemera kujya mu ijuru zaba rwarabaye muri ubu buzima, maze mu myaka 1000 bazaba barimo basubira mu byo imyanzuro yafatiwe abanyabyaha. Bazaba barimo babaza impamvu kanaka adahari, babaza impamvu kanaka adahari. Imana irimo ibasobanurira ibyabo bantu bakoze, urubanza rwabo rusubirwamo. Niyo mpamvu rero bene data, buturo bwera ni pici ikomeye cyane igaragaza byerekeranye n'urubanza rubera mu ijuru, nk'uko tubibonye muri kiriya gice cy'Abalewi cya 16, uburyo hari ibintu bitatu byabaga ku munsi w'impongano. Ikintu cya kabiri tubonye ko ari ugushyira ibyakuye na Yazazeli no kuyohera. Icya gatatu kiri ku murongo wa 23. Aroni yinjire mu ihema ry'ibonaniro, yiyambure ya myambaro y'igitare yambaye agiye kwinjira hera, ayisigeyo, yiyuhagirira ahantu hera, yambara imyambaro ye, asohoke yitambirira igitambo cye cyoswa, atambirire n'abantu icyabo, ahongerere n'abantu. Aha havuga uburyo iteraniro ryose rizahita rihabwa umugisha, kandi niko kurangira k'urubanza burundu ruzaba ku mugabane wa gatatu, igihe abanyabyaha noneho bazaba barimbutse nyuma y'imyaka 1000. Abanyabyaha bazazuka, maze nabo urubanza rwabo barugaragarizwe nk'uko rwagaragarijwe abakiranutsi mu myaka 1000, maze icyaha gitsembwe mu isi burundu, Satani arimbuke ari ugereranywa n'umuzi, abamukurikiye barimbuke ari bo bagereranywa n'amashami, icyaha kirimbuke. Ndetse iyo usomye mu Balewi mu gice cya 23 bongera kuvuga iby'umunsi w'impongano. Abalewi 23, reka nsome umurongo wa 26. Uwiteka abwira Mose ati, ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi, ni ukwezi kwa karindwi, uko kwezi kwa karindwi niwo munsi w'impongano, ujye ubabera wo guterana kwera, mujye mubibabazaho imitima, muutambirire Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Ntimukagire umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano, muhongererwe imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwa mu bwoko bwe, kandi umuntu wese uzakora umurimo we wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Ntimukagire umurimo wose muwukoraho, iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mwibabaza imitima, mujye muziriza iyo sabato muhere nimugoroba ku uwo munsi wa 9 mugeze nimugoroba ku munsi wa 10. Ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi niho habaga umunsi w'impongano, niho bezaga ubuturo bwera, niho ibyaha byakurwaga mu Isiraheli, niho urubanza rwacibwaga. Ndajya mbabwire ibintu byabaga bikomeye kuri uyu munsi, ku buryo umwisirayeli wese yari yarabwiye ko kuri uwo munsi agomba kuba yibabaje umutima. Ndetse mu gihe umutambyi yabaga yagiye ahera cyane guhongerera Abisirayeli, buri wese yasigaraga adagadwa, yibaza ibiri buze gusohoka ku izina rye, yibaza niba imbabazi ze ziri buze kwemezwa burundu cyangwa niba ziri busoze akuwe mu gitabo cy'ubugingo. Nshuti yanjye,
uyu munsi w'impongano wabaga ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi wabazirizwaga n'iminsi 9 yo kuvuza amahembe. Iyi minsi 9 yanditse ku murongo wa 23 w'iki cya 23 mu Barewi. Haranditse ngo barabwira ngo hasigaye iminsi 8 ngo umunsi w'impongano ugere. Kubera uburyo umunsi w'impongano baguteye ubwoba, umuntu wabaga kwihana ko kutaremewe yaterwaga amabuye. Nshuti yanjye, mu yindi minsi yose iyo umuntu yazanaga igitambo nticyemerwe yahabwaga amahirwe yo kongera kujya gushaka ikindi, ariko umunsi w'impongano ntuzasangwe atarababarirwa. Abisirayeli muri gahunda y'Imana babagaho umwaka umwe. Mu minsi abayuda bagiraga 7 mu mwaka, umunsi w'impongano wakurikirwaga n'umunsi umwe, ari wo wanditse ku murongo wa 33. Haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti umunsi wa 15 w'impongano wabaga ku itariki 10. Uwo munsi wa 15 niwo wasozaga iminsi mikuru y'abayuda. Reka mbabwire uwo ari wo n'icyo ushushanya. Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli umunsi wa 15 uko kwezi kwa karindwi aba ariho mutangira kuziririza Uwiteka iminsi mikuru 7. Uyu minsi kuri 7 yo ku minsi yo kuri 15 ivuga iminsi yo kuzaba mu ijuru. Uyu minsi yageraga icyacyakuwe mu Isiraheli burundu, nta muntu numwe wabaga urimo kuganya kuri iyi minsi, yabaga ari iminsi y'ibirori. Ariko umunsi w'ibanziriza w'impongano wabaga ari umunsi wo kuba umuntu wese yiyunamiriye yibabaje umutima, yibaza niba izina rye riri bwemerwe. Ariko ndagira mbabwire inshuti zanjye, umuntu wese utaribabazaga umutima ku munsi w'impongano, umunsi Imana yageneye kwibabaza umutima no kuba umuntu wese arimo yibaza amaherezo ye, yasozaga yiyunamiriye ku munsi Imana yagennye yuko ari uw'ibirori, ari wo munsi uvuga Yesu ajyanye abantu mu ijuru. Iyi minsi 7 bamaraga mu materaniro ivuga iminsi tuzaba mu ijuru, sibyo? Ivuga iminsi cyacu zaba kimaze gukurwa mu isi. Iyi minsi 7 y'ingando niyo minsi yasozaga iminsi y'abayuda, yabaga ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, ariko impongano baga babaye ku itariki 10 kugira ngo mu gukomera ku munsi w'impongano. Uwo munsi w'impongano wabanzirizwaga n'iminsi 9 yo kuvuza amahembe. Babwira abantu ngo hasigaye iminsi 8, buri wese arimo asaba imbabazi umwana we, undi asaba imbabazi umugabo we, yibaza ukuntu uwo munsi w'impongano wo guca amateka, umunsi w'urubanza, umunsi wo gukurikira mu Isiraheli ukuntu uzamusanga. Ejo bakavuga bati hasigaye 7, umuntu akaba agiye kwatura uwo yahemukiye, ngo uwo munsi w'impongano utazagera afite ikibazo akazabuza Abisiraheli umugisha, kuko ku musozo w'umunsi w'impongano umutambyi yarasokaga agaha Abisiraheli umugisha. Icyaha kirangiye burundu. Uwo mwaka wabo wasozwaga n'umunsi y'ingando, maze bakongera bagatangira umwaka bundi bushya. Abisirayeli babagaho umwaka umwe gusa niwo babaga bandikiwe, kandi wasozwaga n'umunsi ushushanya kuzajya mu ijuru kwacu. Ndagira mbabwire ko iminsi y'Abisirayeli 7 yose iri mu rugendo rwa gikristo. Pasika yararangiye, murabizi neza igihe Yesu yapfaga Pasika yararangiye, umunsi w'umuganura wararangiye, kubera ko igihe Yesu yazukaga niwe wari umuganura. Uwo munsi wahise ubura icyo ushushanya. Umunsi wita Pentekote wararangiye, wari umunsi w'umusaruro, kandi ko ku munsi wa Pentekote igihe intumwa zayiziririzaga umusaruro munini cyane warabonetse w'abantu 3,000. Uwo munsi ntiwongeye kuziririzwa isurangira. Ndagira mbabwire ko mu minsi y'abayuda uyu munsi turi mu munsi w'impongano. Kuva mu cyamagana 844 umunsi w'impongano urimo, umutambyi wacu ari mu buturo bwera ahera cyane, arimo arakora icyiciro cya mbere cy'umurimo ukorwa ahera cyane mu buturo bwera. Arimo areza ubuturo, arimo areza Abisiraheli, ibyaha birimo birabababarirwa bibakurwaho, kandi harabura igihe gitoya ngo asohoke. Izina rya buri wese rizaba ryamaze kuvugwaho, maze asohoke, ibyaha bikurirwa kuri Satani nyirabayazana. Ubwoko bw'Imana buhabwa umugisha, bujye mu minsi iheruka, iminsi y'ingando mu birori mu bwami bwo mu ijuru. Mbega umunsi wo kwibabaza umutima! Mbega uburyo abantu batibabaza umutima ku munsi w'impongano, bazarira ku munsi Imana yageneye ko ari umunsi w'ibirori. Ku munsi w'ingando nta muntu n'umwe wabaga yemerewe kurira, bose babaga bazi ko ibyaha byabo byababariwe, nta muntu n'umwe wabaga ufite igishinja mu mutima. Kandi uwo munsi ushushanya umunsi tuzaba turi mu ijuru, igihe ikibazo cy'icyaha kizaba cyararangiye, ngo iminsi y'ingando yabaga igihe cyo gusarura cyararangiye, imiruho y'umwaka irangiye, imiruho y'umwaka uzaza itaraza, mbese abantu banezerewe.
mbega iminsi uyu munsi ndajya mabwire ko hari urubanza ruri kubera mu ijuru. Urwo rubanza rugera ku izina ry'umuntu wese, maze umuntu ari mu isi izina rye rigahamagarwa, bati Filipo, maze izina rye ryamara guhamagarwa ibitabo bikabumburwa. Ibyo uwo muntu yakoze, ibyo yavuze, ibyo yatekereje, byose bikanyuzwa imbere ye. Iyo muri ibyo bitabo basanze uwo muntu yarihannye, izina rye imbere yaryo handikwa imbabazi. Nshuti yanjye muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ko ikintu cyerekeranye n'umunsi w'impongano ukwiriye kukitaho cyane, kuko uyu munsi umaze imyaka irenga 170 kandi ugiye kuzarangira. Ndagira ngo ngusomere amagambo akomeye kandi y'ingenzi cyane. Ngiye kugusomera ibintu byabaga ku munsi w'impongano. Haranditse ngo intambara ikomeye cy'igisho cya 28 isuzuma rubanza. Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe ninjoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyiri ibihe byose bamumugeza imbere. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose b'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe n'ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazashiraho. Ukuza kwa Kristo kuvugwa aha ntabwo ari ukugaruka kwe kuri iyi si. Asanga uwabaye byose mu ijuru kugira ngo ahabwe ubutware, icyubahiro n'ubwiza azegurirwa ku iherezo ry'umurimo we w'ubuhuza. Uku niko kuza kuvugwa aha kwavuzwe mu buhanuzi ko kuzabaho ku iherezo ry'imyaka 2300. Ntabwo ari ukugaruka kwe ku isi. Umutambyi wacu mukuru yarashagawe n'abamarayika bo mu ijuru, yinjiye ahera cyane, maze agaragara imbere y'Imana kugira ngo akore umurimo uheruka w'umurimo ukorerwa umuntu. Ni umurimo w'urubanza rugenzura ndetse no guhongerera abantu bose bazasangwa ko babikwiriye. Bagakomeza ngo mu muhango wagiraga icyo ushushanya wakorerwaga mu buturo bwera bwo ku isi, ababaga baje imbere y'Imana bafite kwicuza no kwihana. Uwo ni umurimo wakorwaga buri munsi, kandi ibyaha byabo bigashyirwa mu buturo bwera binyuze mu maraso y'igitambo gitambirwa ibyaha. Abo bonyine nibo bungurwaga n'umurimo wo ku munsi w'impongano. Muri ubwo buryo, mu munsi ukomeye wo guhongerera uheruka ndetse n'urubanza rw'igenzura, ibyitabwaho gusa ni iby'ubwoko bw'Imana. Iby'abanyabyaha bizaza mu gihe cy'imyaka 1000. Urubanza ruri kubahangana rushishikariye abana b'Imana bazajya mu ijuru. Iby'abanyabyaha bizaba mu myaka 1000 abakiranutsi bari mu ijuru, kandi urwo rubanza Yesu azarufatanya n'abakiranutsi. Bazaba bamaze bati kanaka arihe, ibitabo bibumburwe, ibimwanditseho bigaragare, bashaka ahantu haba handitse imbabazi kuri we habure. Mbega ukuntu umunyabyaha abaga utaricujije ibyaha bye, umunsi w'impongano ntacyo wamumariraga. Mbega uburyo abaga ari umunsi wo guterwa amabuye kwe. Mbega uburyo umunsi w'ibirori wageraga atagihumeka uwo muntu. Mbega uburyo ingorane zabaga ari nyinshi. Muri ubwo buryo, mu munsi ukomeye wo guhongerera ubuheruka ndetse n'urubanza rw'igenzura, ibyitabwaho gusa n'iby'ubwoko bw'Imana. Urubanza rw'abanyabibi rwo ni umurimo wihariye ndetse utandukanye n'uwo, kandi uzabaho nyuma yaho. Igihe cy'urubanza kirageze kandi rubanjirije kuri twe ab'inzu y'Imana. None se ubwo rubanjirije kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizaba irihe? Iki ni ikintu gikomeye batubwira ibyabaga mu buturo bwera ku munsi w'impongano, babigereranya n'ibiri kubera mu ijuru, ndetse n'uburyo ibiri kubera mu ijuru bifite imigabane 3, kandi umugabane wa mbere uri kugera ku musozo, undi uzabaho mu myaka 1000 turi mu ijuru. Barakomeza kuri ibi bintu by'ubuturo bwera bavuga bati, mu muhango wakorerwaga mu buturo bwera, iyo umutambyi mukuru yamaraga guhongerera ubwoko bw'Abisiraheli, yarasohokaga maze akajya guha iteraniro umugisha. Ni nako Kristo ubwo azaba arangije umurimo wo guhuza abantu n'Imana azaboneka ubwa kabiri, atazanywe no kwitambirira ibyaha, abonekera abamutegereje kubazanira agakiza. Azaza guha umugisha be bamutegereje, abaho ubugingo buhoraho, nk'uko mu muhango wo gukura ibyaha mu buturo bwera umutambyi yaturiraga ibyo byaha mu mutwe w'ihene ya Zazeri, niko na Kristo azashyira ibyaha byose kuri Satani, we nkomoko y'icyaha, kandi akaba ari nawe ugishoramo abantu. Isekurume y'ihene yashyirwagaho ibyaha by'Abisiraheli yohererwaga mu kidaturwa mu butayu.
uko niko na Satani uzaba yikoreye ibyaha yateje ubwoko bw'Imana gukora azoherwa mu isi izaba yabaye amatongo itagira abantu mu gihe cy'imyaka 1000, kandi amaherezo azagerwaho n'igihano cy'icyaha arohwe mu muriro uzatsemba abanyabyaha bose. Uko niko inama ikomeye y'agakiza izaba igeze ku ntego yayo yo gutsemba icyaha burundu ndetse no gucungurwa kw'abantu bose bihitiyemo kwanga ikibi by'iteka ryose, nabyo bizaba biragiye. Rero bene data bashiki banjye, ndajya mbabwire yuko uyu munsi hari ubutumwa bwavuzwe na William Mireri burimo buvuga yuko mu mwaka wa 1844 ku itariki 24 z'ukwa 10 ubwo butumwa nibwo bwageranyijwe n'iminsi 10 yo kuranga yuko umunsi w'impongano ugiye kugera. Ubwo butumwa bwarasakuzaga cyane, bwabwiraga abantu kwitegura ikintu kidasanzwe cyari kigiye kuba, nk'uko kuvuza amahembe buri munsi barangiraga abantu iminsi gaye ngo umunsi w'impongano ugere. Ni ku butumwa bwa William Mireri bwari bumeze, bwavugirwaga ahantu hose babwira abantu ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba kugira ngo abantu bitegure, kandi cyari kigiye kuba ni umunsi w'impongano, gutangira ku rubanza mu mwaka wa 1844 nibwo urugi rwakinguwe. Hahandi Imana yabwiye Aroni ngo ntukajye winjira igihe ushakiye, uzajya winjira rimwe mu mwaka, kandi nabwo kugira ngo yinjire yarabanzaga agafata ikintu bita icyotero cy'imibavu, yarangiza akagishyiramo imibavu, yarangiza akacyuzuzaho amakara, akegera wa mwenda ukingiriza hera cyane, wa wundi ari buze gukingura akinjiramo, maze akacyegera akazunguza icyotero cy'imibavu, akakizunguza kugeza ubwo umwotsi uhinduka nk'igicu, ukagenda ukajya muri cya cyumba ugakingiriza ubwiza bw'Imana bwabaga muri icyo cyumba aho yabaga yicaye ku ntebe Uwiteka Imana, kugira ngo Aroni atinjiramo ubwiza bw'Imana bugaragara agapfa. Iyo mibavu muri icyo cyumba habaga haramenwemo amaraso menshi cyane, yabaga ahora anukira Imana nabi, ashushanya ibyaha by'abanyabyaha, uburyo bibangamiye Imana. Ariko yazanaga icyotero akagishyiramo imibavu, akazunguza, maze umuhumuro w'imibavu ukarusha uburemere umunuko w'amaraso, maze Imana yareba imibavu ishushanya ibyo Yesu yadukoreye, ishushanya urupfu rwe, ishushanya umurimo dukorera mu ijuru, maze Imana yakumva impumuro y'uwo mubavu ikababarira Abisiraheli. Nubwo habaga hari umunuko ukabije w'amaraso amenwa aho ngaho buri munsi, kandi akabashushanya ibyaha by'abanyabyaha bihora binukira Imana nabi, ariko umutambyi yazunguzaga icyotero, maze umwotsi ukaba mwinshi cyane, niko byanditse mu Balewi, ngo ukaba igicu kugeza ubwo utwikira ubwiza bw'Imana. Aroni yagomba kwinjira hera cyane, ubwiza bw'Imana butakigaragara, umwotsi wahindutse igicu kugeza ubwo byabaye nka ninjoro. Nibwo ahitaga akingura umwenda akagenda agakora imihango yakorerwaga hera cyane, niyo yitwa gushyira amaraso atavugiyeho ibyaha hejuru y'amaraso yagiye avugirwaho ibyaha ku isanduku, maze Imana yareba amaraso y'umwana wayo, yakumva ibyiza umwana wayo yakoreye abanyabyaha, igaha Abisirayeli imbabazi, maze umutambyi agahita asohoka akabwira iteraniro iti amahoro y'Imana abe muri mwe, murababariwe. Ikibazo cy'icyaha kikarangira, bakabona kuzana ya hene ya Zazeri bakayivugiraho ibyaha byose byihanwe muri uwo mwaka, ibicumuro byose byihanwe muri uwo mwaka, gukiranirwa kose kwihanwe muri uwo mwaka, maze bakayiha umuntu witeguriye ibyo, uzi kwiruka cyane, akagenda akayijugunya abantu bataba. Iyo hene yicwaga n'inyamaswa, kandi bishushanya ibyo Yesu agiye kuzakora igihe agiye kuzasohoka mu buturo bwera. Nshuti yanjye muvandimwe, Yesu arimo araduhongerera, aradusabira imbabazi, kandi arimo aradukorera umurimo w'urubanza, amazina yacu yemerwa, ashyirwaho umwanzuro wa nyuma. Mu rubanza hafatwa umwanzuro wa nyuma. Imbabazi zatanzwe mbere y'urubanza n'agateganyo, kandi bimeze nka bya bindi ibyaha byabo bigatwikirwa, mbese ko byakongera bigatwikururwa, ariko bigomba kujugunywa kure, nk'uko isezerano rivuga ngo nk'uko aho izuba rirasira hitaro yaho rirengera, niko Imana izajugunya ibyaha byacu kure, kandi ntizabyibuka ukundi. Ibyo ngibyo byabaga ku munsi w'impongano, nibwo ibyaha byajugunywaga kure, ariko buri munsi byashyirwaga hafi y'Abisiraheli, bagahora babwirwa ngo nureba nabi nubwo wababariwe bizakwica. Imana yigeze ibwira Mose ngo unshumuyeho niwe nzahanagura izina rye mu gitabo
hari abantu benshi cyane banditse mu gitabo cy'ubugingo iyo urubanza rwabo rugeze bahanagurwamo. Kandi muzasome Bibiliya ivuga ibintu bikomeye ku byerekeranye mu gitabo cy'ubugingo. Haranditse ngo umuntu nakora ibyo gukiranuka muri Ezekiyeli yarangiza akajya mu murongo mubi, izina rye rizahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ndajya mbabwira ko urubanza kagenzuzi rubereho kugenzura niba izina rigomba kuguma mu gitabo cy'ubugingo cyangwa niba rigomba gukurwamo. Bimeze nka wa muntu winjiye mu nzu yo gucururizamo ubukwe kugira ngo arebe abatumirwa niba bose bemewe. Ikintu gitangaje ni uko mu batumirwa yasanzemo umuntu ugomba gusohorwa kubera ko atambaye umwenda w'ubukwe. Maze baramubaza bati mugenzi wanjye, ninde wakubwiye kwinjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Ngo maze baramusohora, baramujugunya mu mwijima no mu mworera ahantu habi cyane, ahantu azahekenyera amenyo. Ariko uwo muntu ajya ngo nkubwire yuko yari yacitse ku icumu ryinshi. Icyambere, igihe bahamagaraga abantu baza gutaha ubukwe, hari abantu benshi batanze inzitwazo ntibaza, ariko we yari yagenje ate? Yari yaje. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye muvandimwe, uriya muntu yari yagaragaye ko ari umuntu wateye intambwe nyinshi za gikristo, ariko yashoje asohowe, kandi yasohowe n'urubanza kagenzuzi. Uriya muntu winjiye mu nzu kugenzura avuga urubanza ruri kuba uyu munsi, kandi urwo rubanza rugiye kuzarangira. Rwa rundi rwo kubabarira abantu ibyaha, rwa rundi rwo kugira umwanzuro rwandika ku izina rya buri wese, rugiye kuzarangira. Hakurikireho urundi rubanza ruzaba ruvuga ku mazina y'abanyabyaha, kandi ruzaba rurimo rumara amatsiko ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu hakwiriye kubaho gutekereza, umuntu wese akinira akisuzuma abyitondeye kugira ngo arebe ko yazahagarara mu murongo mwiza igihe Yesu azaba agarutse. Yesu ni avoka wacu, atubereye mu buturo bwera. Kandi iyo izina ryacu rihamagawe maze tukaba twarakoze ibyaha kandi bigasomerwa muri urwo rubanza, ariko tukaba twaraje imbere ya Yesu, twarihanye ibyaha byacu kandi twarababariwe imbere y'izina ryacu, niko byanditse muri iki gitabo ngo haba handitse ngo imbabazi, yarababariwe. Reka mbabwire inshuti zanjye, muri uru rubanza ndajya mutekereza abantu batatu baba mu rubanza. Hari umuntu bita umucamanza, yicaye ku ntebe y'urubanza. Hari umuntu bita umushinjacyaha, umuntu ukora umurimo mubi cyane. Umushinjacyaha niwe muntu ukora umurimo mubi cyane, ni umuntu wigomba ubugingo bw'abantu. Niyo yaba azi ko abo bantu ari abere, inshingano ye ni ukubashinja ibyaha no kubakatira igihano cyo gupfa. Umuntu ukora umurimo w'ubushinjacyaha ufite umurimo mubi cyane. Hirya hari undi muntu bita avoka. Iyo dusomye mu gitabo cya Zekariya mu gice cya 3, tubona umuntu bita Yosuwa igihe yari ari imbere y'intebe y'urubanza, kandi ngo na Satani yari ahagaze iburyo bwe ngo amurege, maze yerekana imyenda y'ibizinga, yerekana gukiranirwa kose, amusabira igihano cy'urupfu. Ariko Yesu yahisaza, aramwegera, amufata ku rutugu, aravuga ati uyu ni umushimo ukuwe mu muriro, kandi yarababariwe. Nshuti yanjye muvandimwe, hahirwa umuntu imbere y'izina rye handitse imbabazi. Hahirwa umuntu wakoresheje igihe cye neza, kuko umunsi w'impongano ugiye kuzarangira ufashe umwanzuro kuri buri wese. None se ninde uzaba uri mu ruhande rwiza? Mu gihe Yesu asabira abakiriye ubuntu bwe, Satani we abarega imbere y'Imana ko bishe amategeko yayo. Umushukanyi ukomeye yashatse uko yabashora mu gushidikanya, abatera gutakaza icyizere bafitiye Imana, kubatera kwitandukanya n'urukundo rwayo no kwica amategeko yayo. None ubu mu rubanza yerekana ibyo bakoze mu mibereho yabo bidatunganye mu mico yabo. Kuba badasa na Kristo arabyerekana, kandi bikaba byarabateye gusuzugura umucunguzi wabo, arabibarega. Mbese muri make yerekana ibyaha byose yaboheje gukora, kandi kubw'ibyo Satani avuga ko abo bantu arabe. Ntabwo Yesu atanga urwitwazo ku byaha bakoze ngo avuge ko batabikoze, ahubwo yerekana ko babyihannye, akerekana kwizera kwabo, maze akabasabira kubabarirwa. Azamura ibiganza bye birimo inkovu, akabyerekana imbere ya se n'abamarayika bera, akavuga ati nzi izina rya buri wese muri aba bantu, nabanditse mu biganza byanjye. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Imana ntuzawusezugura. Naho umurezi w'intore ze
yamuvuze ati uwiteka guhane yewe Satani, niko kuwiteka watoranije Yerusalemu guhane, mbese uyu si umushima ukuwe mu muriro? Kristo azambika indahemuka ze ubutungane bwe, kugira ngo abashe kubamurikira se ari itorero riboneye ritagira ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo. Amazina yabo aracyanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kandi banditswe ngo ibi ngo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Nshuti yanjye muvandimwe, ukwiriye kugira ubwishingizi kuri Yesu Kristo, ukamushakaho ubufasha kandi azakugirira neza. N'ibiki byabaye kuri Yosuwa? Igitabo cy'abahanuzi n'abami, paje 299. Mu mbaraga ze bwite umuntu ntashobora guhangana n'ibirego by'umwanzi, ahubwo ahagarara imbere y'Imana yambaye imyambaro yandujwe n'icyaha kandi yatura icyaha cye. Ariko Yesu umuvugizi wacu ahazana kwinginga gufite umumaro, asabira abantu bose bamuragije ubugingo bwabo kubwo kwihana no kwizera. Arababuranira kandi kubw'ingingo zifite ububasha z'ikaruvari atsinda umurezi wabo. Kumvira amategeko y'Imana kwe gutunganye kwamuhaye ububasha bwose mu ijuru no mu isi, kandi asaba se kugirira imbabazi no kwiyunga n'umuntu wacumuye. Abwira uwaregaga ubwoko bwe ati uwiteka guhane yewe Satani, aba nabaguzwa amaraso yanjye ni imishumi ikuwe mu muriro, kandi abamwishingikirizaho mu kwizera abaha ibyiringiro ati ngukweho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyenda myiza cyane. Abantu bose bambaye ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo bazahagarara imbere ye ari abatoranijwe, indahemuka n'abanyakuri. Satani nta bushobozi afite bwo kuvunura mu biganza by'umukiza. Nta muntu n'umwe wigeze asaba kurindwa afite kwihana no kwizera Kristo uzigera yemera ko aba munsi y'ubutware bwa Satani. Ariko mbega ukuntu abantu benshi ngo bemera yuko baguma mu murongo mubi, bakemera yuko batasanga Yesu, bakemera gutwikira ibyaha byabo, bakemera kubishakira urwitwazo. Mbega ukuntu abo bantu bazagira amaherezo mabi igihe Yesu azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Abo bantu ngo bazasenga bifuza ubundi bufasha, ariko urubanza ngo nirurangira Yesu azavuga ngo birarangiye, ngo izina ry'umuntu wese rizaba ryavuzweho, ryafatiwe umwanzuro ntakuka, yandikiwe ubugingo buhoraho cyangwa kurimbuka. Mu gihe turimo twegera umusozo kuri iki cyigisho, ndagira ngo ngusomere amagambo nifuza yuko utekerezaho kandi ukayazirikana. Aravuga ngo ibyaha bitihanwe, paje 348, ibyaha bitihanwe ngo birekwe ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyo byaha ku mugaragaro amanywa ava, cyangwa akabikora mu mwijima nijoro, ariko byose bitwikururwa nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana. Abamarayika b'Imana babonye icyaha cyose kandi bacyandika atabasha kubeshya. Icyaha gishobora guhishwa, kigahakanwa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa abana n'inshuti, abo mukorana n'abandi. Umunyacyaha ashobora kuba ari wenyine uzi icyaha cye, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru. Umwijima w'ijoro ryirindagiza, ibishwe byose by'ubuhakanyi bukomeye, nta gihagije ngo gishobore guhisha Uwiteka n'igitekerezo kimwe. Imana ifite ibyakozwe byose nk'uko biri, byerekeye igikorwa cyose kidatunganye n'uburiganya bwose. Ntabwo ishukwa n'ibisa n'ubutungane, ntabwo yibeshya mu buryo ibona imico y'umuntu. Abantu babasha gushukwa n'abandi bantu banduye mu mitima, ariko Imana yo ibona ukwiyoberanya kose, igasoma amabanga yose yo mu mutima. Niyo mpamvu ngusibira kugira ngo we kutwikira ibyaha byawe. Biravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko umuntu byatura akabireka azababarirwa. Mu gihe dusigaranye igihe gitoya urubanza rukirimo, Yesu atarahaguruka, ukwiriye gushakisha uburyo izina ryawe imbere yaryo hakwandikwa ibyiza. Dusoza, reka dusoma aya magambo. Ibizabijyaniranye n'irangira ry'umurimo wo guhongerera biratangaje. Uko uwo murimo ukorwa bifite agaciro gakomeye. Muri iki gihe urubanza ruri gucibwa mu buturo bwera bwo mu ijuru. Hashize imyaka myinshi uyu murimo uri gukorwa, vuba bidatinze ugiye kurangira. Muri iki gihe kurenza ibindi bihe byose, ni ngombwa ko buri wese yumvira umuburo w'umukiza avuga ati mube maso kandi musenge, kuko mutazi igihe bizasohoreramo.
Mariko 13:33. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamege nzagutungurira. Ibyashuwe 3:3. Igihe umurimo w'urubanza rw'igenzura uzaba urangiye, iherezo ry'abantu bose rizaba ryafashweho umwanzuro, ryaba ari ubugingo cyangwa urupfu. Igihe cy'imbabazi kizarangira mbere ho gato yo kuboneka k'umwami wacu Yesu mu bicu byo mu ijuru. Mu byahishuwe ubwo Kristo yarebaga ibizaba icyo gihe, yaravuze ati, ukiranirwa gumye kiranirwe, uwanduye mu mutima gumye yandure, uwera gumye yezwe, ukiranuka agumye akiranuke. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Intungane n'abanyabyaha bazaba bakiri ku isi bagifite imibereho yabipfa. Abantu bazaba hinga bubaka barya kandi banywa, bose batazi ko umwanzuro uheruka kandi utavuguruzwa wamaze gufatirwa mu buturo bwera bwo mu ijuru ku mazina yabo. Mbere y'uko umwuzure uza, Nowa amaze kwinjira mu nkuge, Imana yamukingiraniye mu nkuge, kandi abatubaha Imana nabo bakingiraniwe hanze. Ariko mu gihe cy'iminsi 7 abantu batari bazi ko iherezo ryabo ryamaze gushyirwaho bakomeje imibereho yabo yo kutagira icyo bitaho, gukunda ibinezeza no guhindura urw'amenyo imiburo yavugaga akaga kari kagiye kubageraho. Umukiza aravuze ati, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzagenza gute? Kuzaba. Rero muvandimwe, mushiki wanjye, mwene data, wowe wumvise iki cyigisho kivuga urubanza, nkubwiye ko ruri mu bice 3. Nkubwiye urubanza ruri gukorwa uyu munsi rwatangiye mu 844, rwavugaga umurimo wakorerwaga mu buturo wa mbere wo kweza ubuturo bwera. Nkubwira urubanza ruzaba mu myaka 1000, igihe abakiranutsi na Yesu Kristo bazaba ari mu ijuru, abanyabyaha barapfuye, Satani yarasigaye ku isi wenyine. Urwo rubanza ruzaba rureba abanyabyaha gusa, kandi ruzaba ari urwo kumara amatsiko ubwoko bw'Imana yuko umwanzuro abanyabyaha bafatiwe ubakwiriye. Urubanza rwa 3, urwo nirwo rugereranywa n'uburyo ihene ya Zazeri yoherwagaho ibyaha. Urwo rwa 2, urubanza rwa 3 ruzabaho nyuma yuko imyaka 1000 irangiye, abanyabyaha bamaze kuzukwa, berekwa impamvu zo kurimbuka kwabo, kandi n'abakiranutsi bahamirizwa yuko bagiye guturana n'Imana. Niyo mpamvu ukwiriye gukoresha iki gihe neza, kuko nicyo cy'urubanza kagenzuzi, kandi ugasaba Imana kugufasha, ugasaba Imana yuko yakwemera, ugasaba Yesu yuko yakuvuganira, kugira ngo ubwo Yesu agiye kuzavuga ko birangiye, izina rya buri wese rifite icyo ryavuzweho, uzabe wavuzweho ibyiza, kandi uzabe witeguye guhabwa ubugingo buhoraho. Reka Imana ibishoboza umuntu wese muri uyu mwanya. Reka umuntu wese wateze amatwi ijambo ry'Imana rimugirira umumaro. Reka umuntu wese azagira amahirwe nk'ay'umuntu bita Yosuwa yagize, ubwo Yesu yamuburanaga akamutsindira. Natwe Yesu igihe ibyaha byacu bizarasomwa twarihannye, azahagarara dufate ku rutugu, abwira Imana ati, ibyo ubaza uyu muntu barijya ubibaza. Ariko niba abantu barigize kagarara bagahisha ibyaha byabo, igihe izina ryabo rizasomwa mu rubanza, Yesu azahagarara abitaruye, atabegereye, abwira Imana ati, ibyo ushaka kubaza abo bantu bibabaze, kandi n'abagabo buriya barabisubiza. Mbese abo bantu bazishingikiriza kuri nde ko ibyabo bizagenda nabi? Reka tugire ubwishingizi bwa Yesu, kandi ibyiringiro tumukomoraho bidutere gutinyuka. Nibyo nasabira umuntu wese wateze amatwi iki cyigisho, kugira ngo uwo mugisha Imana imumuhe kubw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu. Reka twicishe bugufi maze dusenge. Mana yacu nziza, turakunezerewe, tunejejwe nuko udukunda, kandi uburyo bwose bwo kudukiza ukaba warabuteganyije. Tugushima icyigisho cy'urubanza n'uburyo Yesu Kristo agomba kurugaragaramo, kugira ngo gukiranuka kwe gutwikire gukiranirwa kwacu. Nta muntu n'umwe utarakoze ibyaha. Ijambo rya rivuga yuko twese twakoze ibyaha tutashyikira ubwiza bwawe, ariko ko dutsindishirizwa n'ubuntu bwawe ku bwa Yesu ubiduhereye ubusa. Turagusabye ngo ubwo nta muntu n'umwe wahagarara imbere y'uru rubanza ari umwere, ubwo abantu bose urubanza rwabahama kandi rukabatsinda, ariko ibyiringiro byacu bikaba byabishingiye kuri Yesu, turagusabye ngo udushoboze gukoresha igihe yaduhaye cy'amahirwe n'imbabazi, akicaye mu buturo bwera atarahaguruka, kugira ngo tumugirireho umugisha, dushime izina ryawe. Ibi rubanza rumaze imyaka myinshi Mana, kandi urimo rurakemura ikibazo cya buri wese mu murongo umwe cyangwa mu wundi. Rurimo ruracisimo kabiri nk'uko n'ishungura twabonye, ariko riri kubikora. Urubanza ruri kuba, kandi abari mu isi ntibabyitayeho.
turagusabye ngo ukangure imitima y'abantu benshi, uyitere gutekereza ku maherezo yabo, ubashoboze kumenya uko abantu babaga bifashe igihe umutambyi yabaga ari mu buturo bwera. Nta muntu useka wabaga uhari, ahubwo bose babaga bibabaje imitima, bose biyunamiriye bibaza amaherezo yabo, kandi uko kwifata gutyo nibyo byatumaga bemerwa imbere yawe, kandi byabaheshaga amahirwe yo kuzaba mu birori byabaga ku munsi w'amateraniro makuru bishushanya igihe tuzaba turi mu bwami bwawe. Turagusabye ngo tubashishe umuntu wese umushoboze kubw'ubuntu bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amena.